Muraho neza, niba ukunda ibirayi rero uzabiteke gutya biraryoha kandi bidatwaye ibintu byinshi. Ngwino nkwereke uko nabitetse rero. Natangiye nshiraho amazi ku muriro, nshiramo n'akunyu kuko nari nahase ibirayi byanjye n'imboga nazikase nazironze. Maze gushiramo umunyu nashizemo amazi nyine nkiyatereka ku mbabura, nshiramo akunyu ntangira gukatamo ibirayi byanjye mbishiramo kuko nari nakoze mise en place nahase ibirayi naronze imboga nazikase kugira ngo idatwara iminota myinshi. Ndabikata rero ntago ari byinshi, ukuvuga ngo natashe bwije nta bishimbo mfite nta kandi kantu mfite, ariko nari mfite utuboga hafi aho mu karima k'igikoni. Ubu hari mu ma saa tanu gutyo z'ijoro, umva nuko byangendekeye nyine kandi numvaga nshonje. Ibi nakoze nicyo bita kwiramira. Ubwo rero namaze gushiramo imboga, ibirayi, umunyu, mu gihe biri gusha ntangira gukata igitunguru ndibuze gukoresha nkaranga. Ego ntaribagirwa rero ndabasuhuje mu kivandimwe, Imana ibahe umugisha, bankurikira batankurikira namwe muziminjiremo agafu munkurikire muntere inkunga. Erega ntabwo umuntu aba atageze, umuntu aca hirya no hino ngo arebe ko hari uko byagenda, inzira zose ukazicamo, izishoboka n'izidashoboka, kugira ngo urebe ko iyi si wayibamo amahoro, wayibanamo n'abandi amahoro utanduranyije, udasabirije. Namaze gukata rero igitunguru cyanjye, mfite karoti nazo ndazirapa kuri aka karape kanjye kacitse, byose ndabikorera mu kaboro kamwe mu gasahani kamwe kubera ko n'ubundi ndabitekera rimwe. Nimara kurapa karoti ndahita nkata inyanya, ndakoresha inyanya ebyiri, ariko na bya birayi byanjye biri gusa n'imboga. Umva nuko nguko nyine ngiye kurya muri ayo, urumva ibiryo birasa hafi mu ma saa sita z'ijoro, inzara ni mbi. Ubu sinanaryama ngo nihangane nzarye ejo bukeye, kuko aho nari niriwe ibyo nari niriwemo n'ubundi ntabwo nari nabonye umwanya wo kurya. Umva numvaga meze nabi, numvaga amara umva yibirindura yigoronzora ukuntu, numvaga ntabibasha pe kuryama ngo nsinzire. Ubwo karoti zanjye nazirapye, zari karoti 3, usibye ko muri 3 narapye ebyiri, imwe nayihekenye pe, byari bikaze. Inzara nimbi mwuka byaramye, inzara irajyana. Nubwo bavuga ngo umurenge uryoha nk'inzara, numva inzara ari irusha umurengwe. Niba warakoze subscribe rero ndagushimiye, niba utarayikora nuko ndakwinginze yikore. Niba uri musasa hano turakwakiriye, Imana iguhe umugisha kuba waje kuduhitamo waturebye, Imana iguhe umugisha. Nimara gukata karoti n'inyanya turahita tujya gusura bya biryo, bya birayi n'imboga, turebe aho bigeze. Mukomeze rero mukurikire, murebe uko turi buze kubigenza.
urabona rero ko aho bigeze maze gukaranga bya bitunguru na karoti n'inyanya, nshizemo bya birayi byanjye, noneho ndabivanga neza kugira ngo cya kirungo gikwirwemo, kimara gukwira mu birayi hose kugira ngo n'uburyohe bwose bukwirwemo, byose bibe bihuye. Uracugusa cyangwa ugakoresha ikimamiyo. Nabonye gucugusa bidahagije, nkoresha ikimamiyo kugira ngo mbivange, ninjye uri kwitekera, nta wundi muntu turi kumwe. Noneho ibiryo byacu bikaba birabonetse kandi mu minota mikeya, nkarara mu nda harimo ikintu nivuye inzara. Niba wakunze iyi video rero uyisharinge, ni ukuri uraba ungiriye neza. Untera inkunga, niko kuntera inkunga kwawe, nawe Imana izaguha umugisha. Komeza rero ubane nanjye no mu zindi video zikurikiyeho. Ndakwinginze ngo ukomeze ukande utarakanda subscribe, yikande, share, like na comment. Tugiye ku meza rero, ni karibu muze dusangire uturayi. Niba mukunda ibirayi, niba uri umukunzi w'ibirayi, ngwino dusangire. Ni karibu nubwo mwe mushobora kuba mwaryamye. Ubu ngubu bibaye 6:10 za nijoro. Ibaze ko aribwo ngiye kurya kuva mu gitondo, ibyo ku manywa n'ibya nijoro ngiye kubirira rimwe. Undi munsi wageze wagira ngo niyirije. Kanarure rero mbere kuko bisa nuko bimeze, gusa biraryoshe bifitemo akagu. Nafashe ibiri hafi yanjye ibyo nari mfite, gusa ariko nta naho bimwaye. Numva ibi birayi biraryoshe pe. Ndabakunda rero, Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.